cyo bagiye kukizana bitera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abo mudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo. Amahanga rero yose abantu bazabonekamo, kandi aba bantu ntabwo bazafite ikimenyetso giye kirimo kiri imbere muri bo. Twabonye yuko gahera mu mwaka w'icyamagana 776 nibwo hatangiye gahunda yo kwihutisha gushyiraho ubwami bwa Kristo. Muri iki kinyejana cya 18 abadayimoni bakoze ibintu by'ubuvumbuzi bikomeye n'ubuhanga, ari nayo mpamvu habayeho ibintu bikomeye bijyanye no gukora inganda ku buryo bwihutirwa, icyaje kwitwa the industrial revolution. No kuvuga ivugurura amatwara ry'imikorere y'akazi yavuye gukoresha imbaraga za kimuntu, noneho mu cyimbo cy'umuntu haza machines, icyo twita the paradigm shift. The paradigm shift y'ikinyejana cya 20. Aha rero iyi gahunda yarajira mu kinyejana cya 20, cyane cyane hagati yacyo imyaka za 50, noneho ivaho isimburwa niyo twita the digital age. Rero digital age niyo paradigm shift yacu dufite tuganisha gusozera ibintu byose. Haguma n'ibyo rero ubutiri maza birakomeye. Uhereye icyo gihe hatangiye periode y'abantu gukira, kubona amafaranga, gutera imbere mu byo kwiga, cyane cyane mu kinyejana cya 19 abantu batera imbere no kwihutisha gahunda. Ubwenge buragwira, ibihugu byinshi muri Afrika nibwo byakoronizwaga. Noneho iyo gahunda yarashira mu kinyejana cya 20, muri kinyejana nibwo mu hagati yacyo nibwo habaye ziriya ntambara satani yateje, ashyiraho umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye niwe uyobora isi, niwe uvuga uyobora ibihugu byose biri munsi yawo, kandi niwe uteguriza kuza kwa Kristo. Rero bikaba ari akaga kandi bikaba ari amage akomeye cyane ateye umuntu. 16 ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa uruhanga. Aha nagira ngo twumvikane tujyane. Inyamaswa ituma cya gishushanyo kiba kizima kugira ngo cyicisha abatakiranye. Ubwo niyo ukamana ari muri tegurwa muri gahunda yatangiye mu cyamagana 968 mu cyamagana 980 mbabare gatoya. Ni gahunda yatangiye mu cyamagana 986. Muri uyu mwaka hatangiye gahunda yaje kwitwa the interface dialogue. Bivuze ngo ni uguhurira hamwe kw'amadini yose, ingeri zose, ayemera Imana, n'atayemera, n'ayemera imyuka mibi yari yose. Yagombaga icyo gihe yarateranye kugira ngo yige uburyo yakorana mu mahoro. Icyo rero cyari ishyano. Niyo mpamvu rero mu mwaka w'2000 uko ibintu byari maze kugaragara iyo bijya, bashyizeho icyo bita United Religions Initiative, ukuvuga gahunda yo guteguriza kuza kw'idini rimwe ku isi. Ubwo aho tugeze gahunda irihutishwa gushyiraho iryo dini, kandi ishobora kubanzirizwa no kuza kw'abo twita the spiritual hierarchy. Abamwe nibo baza kuza gutegura, abo ni abaki
ni abadayimoni cyangwa imyuka mibi izaza, kuko izaza barateganya ko ishobora kuzagira inama yo kuza kwabo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Aba rero bakwiriye kuza bagasanga abantu bariteguye guhita bakira igishushanyo gisengwa ariryo dini rimwe rigiye gushyirwaho. Iryo dini abantu bose bakaryinjiramo. Iryo dini rizaba rikora mu buryo bwa gihindu, bwa kibuda, bwa gikirisitu kandi none bwa kisilamu, kandi cyuzuye n'ibindi bikorwa byose byo kuramya ibigirwamana by'uburyo bwose byo ku isi yose. Niyo mpamvu rero hariho gahunda ikomeye yabo bantu kugira ngo baze batandukanye umuntu mu buryo bwo kumenya Imana. None bashyiraho icyo gishushanyo ni agahato k'abantu bose kuramiriza Imana muri icyo gishushanyo. Niyo mpamvu wowe uyu munsi ugomba gukira ukarokoka mu buryo ugiye kuza, kugira ngo uzarokore ubugingo bwawe, ubanze uhure na Kristo neza, azagukomeze. Ndagusabira kugira ngo uhagarare neza icyo gihe cyose ugitsinde. Hanyuma y'ibyo rero, umurongo wa 18 umurongo wa 17 uravuze ngo kugira ngo ibyo bizakorwa kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda kidafite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa wari w'izina ryayo. Ni ukuvuga ngo nkuko nari bivuze, gutangira mu kinyejana cya 18 hatangiye gahunda yitwa liberalism, hatangiye na gahunda yindi yitwa rationalism. Iyo gahunda ya rationalism ni itumba bari ku isi bose batangira ibintu byose kubikora hisunzwe ubwenge bwabo, abantu batagitekereza ku Mana nkayo mugaba n'umugabura w'ibiboneye byayo kugira ngo bitunge umuntu. Abo abantu batangiye kwibwira bakoresheje filozofi zitwa humanism z'abanyaburayi ndetse na filozofi zitwa mysticism z'abantu muri Aziya. Ubwo bukorikori barabifashishije, noneho bibwira yuko bakomeye. Uhereye ubwo bigisha n'ibindi tubona, bigisha ibi tureba, ibintu bya feminism, ibintu bya gender equality. Nawe ubwe azajyanwaho umunyago, kandi gucisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota, kandi hano hariho kwihangana kw'abera kuri no kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Haleluya. Bakundwa, tugiye guca mu ncamake dusobanure muri ubuhanuzi. Ubuhanuzi umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 10 turahasanga icyiciro cya mbere cy'ubwami bwa Roma bwategetse isi uhereye mu mwaka w'168. Ahangaha rero ubwami bwa Roma bwategetse isi ariko butangira kugera bwageze i Buyuda imyaka 63 nyuma ya Kristo. Hanyuma Abaroma bari bamaze imyaka irenga 100 bategeka, ariko muri kiriya gihugu bakirije mu gihugu cy'ubwiza mu mwaka 63 mbere ya Kristo. Iyo tuvuze umwaka w'168 tuba dushaka kuvuga umwaka ubwami bwa Roma bwatangiyemo, kandi tugashimangira yuko ari imbere ya Kristo. Ubwami rero bwarategetse. Daniel yabuhanuye mu ishusho yabwerekanye, cyangwa Nebukadinezari yarotaga yabonye abwerekwa. Bwari bufite ishusho y'amaguru abiri y'ibyuma. Ni muri urwego rero nibwira ko
ukwiriye gutekereza neza. Ayo maguru y'ibyuma yabayeho kugeza ku gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri by'isi yose. Muri kiriya gihe ubwami bwa Roma bwakomerekejwe mu buryo bukomeye n'izo ntambara zombi. Izo intambara ya mbere yashigisha ubwami bw'uburasirazuba ariko kuguru kw'ibumoso, hanyuma intambara ya kabiri ishigisha ubwami bw'uburengerazuba ariko kuguru kw'iburyo. Intambara ya mbere yashinje ubwami bw'Uburusiya n'ubwa Ottoman, ari byari bihagarariye ubwami bwa Roma bw'uburasirazuba ndetse na kiliziya yabwo y'Abaorthodox cyangwa iyobokamana ryabo rigizwe na kiliziya y'Abaorthodox. Ubwo burengerazuba bwari buhagarariwe n'Abaroma cyangwa cyuta Latin world, aribo bategeka isi kugeza icyo gihe. Noneho biba ngombwa ko bakurwaho, ariko gukurwaho byagenze bite? Nuko Ubudage bwari buhagarariye Roma ntagatifu, ariyo Roma ntagatifu ya Second Reich cyangwa ubutware bwayo bwa kabiri, batsinzwe mu ntambara ya kabiri ya mbere y'isi yose. Noneho mu ntambara ya kabiri y'isi yose bashaka kurwana ngo bagarure icyo bita Third Reich cyangwa ubutware bwa gatatu, baza gutsindwa nabo. Uruguma rero rwishe iyo nyamaswa rurakomera ko rwayihwanyije, kuko inyamaswa irimo irategura kongera kuzuka, none ikazaza ikomeye. Izaza ikomeye mu buhe buryo? Izaza ari inyamaswa ya munani, ariko kandi inyamaswa ya munani Bibiliya ikavuga ngo ni muri ba bandi barindwi, ivuga ngo ni imwe muri ba bandi barindwi. Izaza rije kumara igihe gito kugira ngo irimbuke. Icyo gihe gito izamara kigereranywa n'amezi 126, ariyo myaka 3 n'igice. Izamara ihinduye ibintu byose. Nubwo imyaka ya mbere izaba ari y'amahoro, ariko imyaka izamara yigaragaje kugira ngo irimbure ibintu byose, ibishyire ku murongo, n'imyaka 3 n'igice rivuzwa ahangaha. Iyo nyamaswa rero izagaruka, yabayeho ikomera meza dusanga mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6. Aravuga ngo nuko mbona marayika wundi agaruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Nuko rero muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Amen. Twumvise aya magambo akomeye yuko ari igihe cy'abantu kuburirwa kwihana no kugira ngo biyunge n'Imana. Kandi Imana iratubwira yuko ari bwo butumwa bwiza bw'ubwami, nuko abantu bihana kandi bakubaha Imana aho kugira ngo barusheho gushayisha bakora ibibi. Bibiliya iravuze ngo kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Igihe turimo rero ni igihe kibi, ni igihe cy'abantu hari kurushaho gushayisha gukora ibibi n'ibyangwa n'ibizira. Ariko hagati aho Satani nawe akaba atoroshye, kuko magambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 ho tuhasanga ari magambo akomeye agira ati Yohana 10 murongo wa 10. Yesu yaravuze ngo ni gerembo ry'intama, katwere ku murongo wa 9, ngo ni gerembo umuntu niyinjira muri rye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone ubugingo bwinshi. Inshuti ukurikira ikiganiro, isi ibimenyetso birahari. Ni igihe cy'ibimenyetso bikomeye by'abantu gusobanukirwa ibiriho yuko ari akaga gakomeye. Noneho abantu bagakanguka. Imyizerere yawe ntayitayeho ko imyizerere, kubera yuko kuba imyizerere yacu inyuranye ubwabyo
ni umugambi w'umwanzi, ariko umugambi w'Imana ni ukugira ngo tugire kwizera kumwe, tugire n'umukiza umwe ari we Yesu Kristo n'umwuka umwe. Bityo rero nkaba nibwira ko dukwiriye gutekereza ibyo twitonze, tukamenya yuko turi ku rugamba rukomeye, turi hagati y'isibaniro rikomeye n'intambara ikomeye kandi ishobora kuzanira abantu benshi ibyago. Yesu mu gihe yavugaga ibi yerekezaga yuko hari umwanzi, umujura ari we Satani, nta kindi kimuzana kize kwica, kwiba no kurimbura abari mu isi. Kimwe mu bintu byo Satani arimo akora, hari intego zikomeye cyane zitwa intego 21 za Illuminati. Ahangaha avuga ko Satani afite umugambi wo kugira ngo bashyirweho idini rimwe ryo gukorera Satani. Aha rero ni ukuvuga ngo mu gihe itorero rikwiriye kuba ryigisha abantu kwihana, kugira ngo noneho bamenye yuko urubanza ruri hafi gucirwa bari mu isi, babwiriza ubutumwa bwiza noneho mu mbaraga zikiza abantu, ahubwo umwanzi afite umugambi utegurira mu bisha, umugambi ukomeye wo kugira ngo gahunda yo kuvuga ubutumwa bwiza, gahunda yo kubaha Imana iburizwemo, ahubwo habeho gahunda yo kumuramya ubwe. Ibi ngibi bidukwa mu nomero ya mbere mu mugambi w'intego za Illuminati 21. Imwe muri zo ni ugushyiraho itorero rimwe cyangwa idini rimwe rifite riyobora isi kandi rikorera muri guverinoma imwe izategeka isi, noneho n'ifaranga rimwe rizayobora isi. Uyu mugambi watangiye mu 1900, ndavuga kuko uwo mugambi wihariye w'idini rimwe wo cyane cyane watangiye gushora imizi mu 1920 na 1930, kuko babonye yuko hagombaga kubaho gahunda yo kwigisha cyangwa yo kwigarurira abantu mu iyobokamana mu madini yari asanzwe, hifashishijwe amadini abantu bari basanzwe bamenyereye gukoreramo, kuko bazi ko nta bundi buryo umuntu wamuhindura cyangwa ukamwigarurira utabanje kwinjira mu myizerere ye. Nuvuga umuntu ushobora kumutegeka, ariko mu gihe imyizerere utari wayinjiramo, dukurikije Satani. Ariko ubyumve neza, mu busanzwe umuntu ushobora kumutegeka mukoresha ibyo ushaka, wenda akanagusorera ariko akagira uburenganzira kuramya Imana ashaka. Satani rero we mu rwego rwe ntabwo ibyo abishaka, kuko Satani icyo adashaka ntabwo akeneye amafaranga, ntakeneye gukorerwa mu buryo, kuko ntacyo akeneye muri ubwo buryo, kuko byose arabifite. Ahubwo icyo ashaka ni ngo abantu bamuramye, kugira ngo rero abantu bamuramye, icyo nicyo kintu nibamara kumuramya azaba batandukanyije n'Imana. Icyo arwana nacyo no kugira ngo ikintu kigereho. Mumenye yuko ibingiye tubabwira ni ibintu byatangiye gukora kera kandi birihutishwa. Kimwe mu bimenyetso bigaragarira abantu bose, abantu bakwiriye kumva, ni uburyo iyobokamana rigenda ryinjirirwa mu bihugu byinshi no ku isi yose. Ubutegetsi bw'isi bukaryinjiramo, busenya kandi bukuraho ibyakabaye cyangwa amahame yakabaye yigishwa, kugeza naho ndetse insengero zitakibamwe abantu mu bihugu byinshi batajya guterana. Ariko amadini ntagaragaza icyo kintu n'ikibazo, kandi ayo madini twari yakomeye n'insengero nyinshi ari iz'ayo madini, ahubwo ngo bakaba baratangiye kuziteza cyamunara. Wakwibaza abakora ibyo ni bantu ki? Kandi bajya kureba ukareba mu butware bukomeye baracyabufite, kandi baratakaje abantu baza kuba bagana mu nsengero. Ariko mu butware busanzwe bw'isi bakaba barimo bakomeye, nta n'igishobora gukorwa batagihaye umugisha. Ntibagarukiraho, ariko binjira no mu mikorere y'amadini mato mato, cyangwa se abantu bafite imikorere yo gushaka kongera kubyutsa ubutumwa bwiza, bakabapyinagaza bifashishije imbaraga za leta, nk'uko byari bimeze no mu gihe cya Kristo ubwo barwanyaga Kristo mu bitangaza bikomeye yari amaze gukorera mu kirema cyari cyahagurutse. N'ubuke ko ari ikirema cyahagurukijwe na Petero na Yohana mu gihe bagisengeraga, kirahaguruka, abantu bose barabibona, kijya no mu rusengero kitera hejuru. Uwo yari umugabo w'imyaka hafi 40, bamureba yari umuntu usobanutse ugeze mu myaka y'ubukwerere, ntabwo yari umwana ngo yabishe cyangwa yari umusaza, yari umugabo ukomeye umaze kugira imyaka y'ubukwerere. Baramuhagurukiye, batangira kumurwanya mu buryo budasanzwe, ndetse n'intumwa barazirwanya kugira ngo ukuri kutamamara. Ni bande babikoraga? Ni abanyedini, kandi bafashijwemo n'icyago gikomeye cy'ubutware nabwo bugitegeka isi, ubutware bwa Roma, kuko bwashinzwe n'umwanzi, buzakomeza gukoresha amayere yabwo kugira ngo bugere ku ntego zabwo.
ariko umwami Imana we arahari kandi azadufasha twebwe abiringiye izina rye. Iyo turebye ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 tuhasanga amagambo akomeye ateye ati, aravuga ngo bakivugana n'abantu, abo ni intumwa, bakivugana n'abantu, abatambyi baza aho bari n'umutware w'urusengero ndetse n'abasadukayo, bababajwe cyane n'uko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata maze kuko bwari bwije bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugera mu gitondo, ngo ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera, umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Mwumve yuko itangira ry'ibihe ntabwo ryoroheye muri inzira ya Kristo y'agakiza. Ubu rero ikiriho kigwaho ni ugushyiraho idini rimwe. Iryo dini zitwa United Religions Organization. Mu ikubitiro rya mbere yuko riba idini ku mugaragaro abantu bazajyamo, rizabanza rihabwa akazina keza. Ubu mushinga waryo witwa United Religions Initiative. Ni gahunda yo gushyiraho umuryango mugari mpuzamadini kugira ngo bangikane n'umuryango mugari mpuzamahanga hagamijwe kugira ngo hashyirweho amahoro ku isi. Iyo ni gahunda yatangiye kera, habanje mbere na mbere guca intege amadini, bayakuraho abayobozi bagenda bashyiraho aho bagenda bigisha, kandi bamaze gukorompa corrupt ones kugira ngo binjire bajye mu buyobozi no gutwara amadini badafite icyo bazi namba. Niyo mpamvu ubu ngubu hariho gahunda yo kuvuga ngo ugomba kuyobora itorero ntabwo bitaye ku mibereho ye y'umwuka, ahubwo bitaye kuba ngo afite amashuri, kuko bazi yuko amashuri yabo bigisha abo bantu ko umuntu afite degree. What is a degree in terms of spiritual realm? Mu rwego rw'umwuka lisansi cyangwa diplome ihanditse ni iki? Ntabwo ihindura umuntu, kandi ibyo wizeye wowe ufite degree, it's not education, it's just a program. Baba baragushyizemo porogaramu ibyo bashaka kugira ngo ubikore. Twe turavuga ibintu by'umwuka umuntu aba yarahawe mwihishurirwa, kandi bishingiye ku guhamagarwa kugira ngo ukore umurimo w'Imana uzi icyo ukora, kandi ubwira abantu iby'ubugingo. Noneho rero bagasanga abandi barabikora. Kuki babikora kuriya se? Kuki se bagira the audacity? Kuki bagira ubutwari bwo kwinjira mu murimo w'Imana kugira ngo uwo murimo w'Imana bawutesha agaciro? Nuko batubaha Imana. Ikindi cya kabiri nuko bakorera umwanzi, kuko bamaze kwemera ko hagomba gushyirwaho idini rimwe. Iryo dini rikaba ku isi yose. Tugiye kwinjira muri iryo somo rifite ubugari bwaryo. Ubutaha tuzabireba mu kiganiro cyacu kizakurikiraho cy'isi ugushije ishyano, aho tuzabona noneho yuko hariho gahunda ikomeye. Iyo gahunda ni iyi, ni gahunda yo gushyiraho amadini yose akomeye. Iyo tuvuga amadini tuvuga amadini ya rutura: abakirisitu, ababuda, abahindu, abayisilamu, tugashyiramo n'abayahudi ko nabo barihariye nubwo ari bake, ariko barakomeye muri politike no mu gisirikare no mu mafaranga, kandi bagaragara yuko bemerwa ko niyo bakomokwaho hafi inzira y'ukuri y'agakiza. Agakiza gaturuka mu Bayuda nk'uko umwami yabihamije. Ubwo rero nabo kubarangaza nabyo birakenewe kugira ngo Yesu Kristo naza bazamwihakane. Niyo mpamvu bazabanza gushyiraho ikintu cyo bita ngo ni big space show, aho ijuru hariya rizakora nka ekara, cyangwa bazaba babikoresha nka screen, abantu bakabonaho ibintu bateguye azababwira ubutaha. Ndabakumbuza ngo muzabirebe. Noneho abantu bakibwira yuko ari cyo bita rapture, cyangwa kugenda kwitorera, kuko buri dini ryose ritegereje umuntu uzaza wateganyijwe. Urugero, abakirisitu bategereje kuza kwa Mesiya cyangwa kwa Yesu Kristo. Abayahudi bategereje kuza kwa Mesiya wabo, bavuga yuko bahakana yuko atari Yesu ahubwo ari undi uzaza. Hanyuma ababuda bategereje uwitwa Maitreya, abayisilamu bategereje uwitwa Masihi. Abayisilamu abo ni abasuni, abayisilamu
Shiite bategereje uwitwa Mohamed al-Mahdi, hanyuma abahindu bategereje nawe uwabo witwa Krishna Hare. Abo bose bategerejwe ni ibihimbano by'umwanzi mu rwego yateguye kera mu rwego rwo kurwanya Kristo. Abo rero bazabikora umunsi umwe ku isi yose, abantu babone ijuru rihindutse ukundi, bavuge ngo noneho uwo bari bategereje mu idini ry'iwabo araje, ku buryo buri muntu wese mu idini ry'iwabo azakira antikristo, amwitira iryo dini rihora ritegereje. Nkuko natwe abanyamadini ba gikristo, kubera yuko batigeze bitegura, bazakira uwo mubisha bamwita ngo niwe Kristo. Cyane cyane ko dukurikije gahunda yateguwe, nuko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, gahunda yashyizweho kwari ukugira ngo amadini ya gikristo ngo akore nk'ikinyabiziga cyo kugendesha cyangwa cyo kwihutisha umugambi wa antikristo wo kwima ingoma. So rero ubutaha tuzabitindaho cyane, tunabisobanure kandi tunabyigishe. Ahangaha ijambo ry'Imana mu byahishuwe ritweretse icyo tugomba gukora, yuko ari ukuramya Imana, kuko isi abari mu isi bagiye gucirwa urubanza. Mwene data unteze amatwi, ushobora kuba ibyo bintu utarabyize ubyitaho, ariko aho bigana ni igihe cyo gucira abantu urubanza. Kuki abantu se bazacirwa urubanza? Nuko batizeye ukuri, kandi imbaraga nyinshi zarakoreshejwe. Imana yarakoze uko ishoboye kugira ngo ibereke ukuri. Dore umurongo wa 8 hari icyo uvuga, uravuga ngo marayika wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babiloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Haleluya. Ahangaha turabona yuko ikintu kirimo kirangira. Imana itweretse ibintu bibiri ahangaha by'ingenzi dukwiriye gutekereza. Icya mbere, hari icyo marayika wa mbere avuze ibyerekeranye n'urubanza, kandi aratumira abantu bose ngo noneho bihane. Nibwo butumwa bwiza bugomba kubwirwa abantu bose, nuko abantu bose bagomba kwihana, noneho bagahindukirira Kristo, ngo bagatangira kubaha Imana. Ese kubaha Imana ni ugukora iki? Ni ukwizera uwo yatumye akaza mu isi, ari we Yesu Kristo, nkuko tubibona muri Yohana igice cyaho cya 6 umurongo wa 40, kugira ngo uwo muntu wihanye nawe Yesu azamuzure ku munsi w'amateka. Aha rero icyo twitegereza kandi tubona gikomeye ni ikivuga ngo noneho nibwo butumwa bwiza marayika yavuze kugira ngo igihe kirasohoye, kandi ngo mwubahe iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Igihe kirasohoye, kandi ibyo nibyo byitwa ubutumwa bwiza. Ubundi ubutumwa bwiza abantu benshi ntabwo baba bazi ibyo ari byo. Umuntu ategura igiterane akavuga ibyo yishakiye, ariko icyitwa ubutumwa bwiza kigomba kujyana no kwihana no kubabarirwa ibyaha, cyangwa se mu yandi magambo kigomba kujyana n'icyo kubwira abantu kubaha Imana. Kuko Bibiliya irashimangira, iravuze ngo marayika wundi araguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana kandi muyihimbaze. Kubera iki? Kuko igihe gisohoye, igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Bityo rero mwige kuramya Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Bakundwa rero, ahangaha tugomba kumva kano kantu, kandi ni akantu gakomeye cyane. Gakomeye se mu buhe buryo? Uburyo ngubu ni uko Imana yaremye ijuru n'isi, kandi ikaba yaradushyiriyeho uburyo bwose bwo kubaho. Itegetse marayika ngo avuge ijwi rirenga. Ni ukuvuga ubutumwa bwiza cyangwa amagambo yo guhugura abantu no kubasubiza ku Mana agomba kuba ari amagambo y'imbaraga, ijwi rirenga, ntabwo ari ukujenjeka nk'uko bashaka kudufinya, kugira ngo abantu baze, kuko amadini bamaze kuyafata. Amadini ntabwo tukiyaboneramo inzira y'agakiza, kuko nta mbaraga gifite. Abicara ku ruhimbi cyangwa bayahagararaho ntabwo nkuko byahanuwe mu mwaka w'969 yuko abantu igihe kizagera abantu bagahinduka, noneho ku ruhimbi hagatangira kubwirizwa ibindi. Abahagazeho ibyerekeye iby'ubutumwa bwiza n'ibyo guhindurira abantu kuri Kristo bikagenda bicika intege, ahubwo hakagurwa ibindi
cyane cyane bijyanye n'amarangamutima y'abantu cyangwa bijyanye n'inyungu ba bandi bari ku ruhimbi cyangwa ku bituti bashaka yuko abantu bakira. Ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nkaba nkwingingira kugira ngo wowe witandukanye n'ibimeze bityo ushobore kurokora ubugingo bwawe. Iminsi dore iragana ahantu habi. Ikiganiro rero Isigushije Ishyano nibwira yuko kizadufasha kumenya aho isigana. Isigushije Ishyano kuko niba hariho gahunda yo kwica abantu, gahunda yo kurimbura abantu, gahunda yo gutuma abantu bapfa, mbere na mbere hariho gahunda yo kubanza kwica abantu mu mwuka, ariko ntizasigana na gahunda yo kwica abantu mu byerekeye umubiri. Ibyo bikaba ari intambara rero ikomeye kuko tubona ko ingingo ya 9 muri iyi gahunda y'ingingo 20 hariho gahunda yo gushaka gushoza intambara mu isi no kwica abantu hifashishijwe inzara, hifashishijwe n'indwara, kugira ngo nibura intambara, inzara n'indwara ni ibintu bitatu bikunze kuba bijyana, kuko habaye intambara inzara irahaba n'indwara ntizahabura. Noneho hariho n'indwara z'icurano z'ibyorezo nabyo zigenda zikwira isi. Noneho n'intambara n'akaga ndaza conflicts zinyuranye zidafite urwamugambi, zimwe zishingiye ku madini, izindi zishingiye ku bintu by'ubugoryi, kuko ubu ntakiriho n'intambara zisobanutse. Intambara mu bihugu byinshi zishorwa n'abantu bakora mu buryo bwo kwiheba. Abantu bakaba bakwica abandi, bakaba bakora amahano, kandi ntihagire imbaraga zo kubarwanya zihari, kandi ntihagire n'ibihugu byakwifasha ngo bijye gutabara aho hantu. Bikaba ari ibibazo bikomeye cyane, abantu bagashira abandi bakagenda, aho ugasanga babahururiza kubashyira mu makambi ngo barunde aho ngaho bagaburira aho ngaho. Icyo ubwacyo ni isi kugwa. Ntabwo umuntu ashobora kuba mu nkambi imyaka 10-20, uwo muntu ntaba akiri umuntu, atakaza uwo muntu bwe, akaba ukundi, akaba intagahuma, akaba ingegera. Abana yabyaye bakuriye aho ngo mu nkambi ugasanga nta burere bafite, nibo batwara inda z'indaro, abandi bakanywa urumogi, abandi bakangirika. Ugasanga aho barabeshyesha utuntu nko kubabwira gusa batwara Australia, Amerika hehe, kandi iwabo aho barimo bagera iyo bagiye naho bakasanga ingeso mbi n'imico yamaze kunanirana. Noneho kubera yuko bashukije amafaranga, abantu bakiroha muri ibyo bihugu bomba bafite umunezero, ariko nubwo batekereza yuko wenda bacitse ku icumu ko babonye umunezero w'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka bakaba barimo bagenda, kuko Satani ibyomba arabikoresha kwica ubugingo kandi no kwica umubiri w'umuntu. So rero Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza, mutekereze neza, mwitonze ibyo ngibyo. Marayika akurikiyeho rero niko tubibonye, marayika wa kabiri aratubwira ikintu gikomeye. Aravuga ngo marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babiloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawe. Haleluya. Aha ngaha niho ubutsinzi bwacu. Iraguye. Niki kiguye? Babiloni se niki? Babiloni ni system y'ubuhakanyi irwanya Imana, itegeka iyi si. Iyo system ifite benshi bayikurikiye kandi bayirimo. Niba ubwo bazagwana nayo. Imana, marayika arerekana yuko kuba abantu basuzugura Imana, abantu bakora byose tubona, abantu bashaka gukurikiza ibyo bishakira kandi bihakana Imana, bari imbere yo kuyobya rubanda rwinshi, ndetse n'urwo rubanda ruzabakurikira, bose hamwe bitwa ikintu cyitwa Babiloni. Actually iki nicyo twita political Babiloni. Wenda tuzareba nicyo twita haricyo tuzareba icyo twita spiritual Babylon, Babylon yo mu buryo bw'umwuka. Tuzayisanga muri 10 gice cya guhishura ibyahishuwe 18, ariko tuzareba na ubutaha tuzareba na Babiloni 17, noneho irebana na Babiloni mu buryo bw'umwuka. Aha ngaha mu gice cya 14 turimo turabwirwa Babiloni muri rusange igizwe n'iyobokamana kandi ikagirwa nanone na politike mpuzamahanga. Muri politike tuhasanga ubukungu n'imibereho myiza y'abantu. Hanyuma rero muri spiritual Babylon cyangwa mu y'umwuka niho dusanga iby'iyobokamana. Ubu rero Satani icyo ashaka, arashaka muri byose adufate. Abantu basuzugura Imana, baramye Satani ku mugaragaro, babihisemo ubwabo kuko banze kumva ukuri, kandi kuko abenshi bagize ubwoba ntibahamya Yesu by'ukuri kugira ngo ab'Imana yahamagaye bayikurikire. Ahubwo abantu batangire babaho gusa bakeneye gusa ibyo kurya n'ibyo kunywa no kwambara, cyane cyane ko umwuka urimo twinjira mu gihe gikomeye cyane cya system yatangiye mu cya 900, yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000, ikaba igenda imara imyaka 15 buri gihembwe, ifite igihembwe cya buri myaka 15. Igihembwe cya mbere cyarangiye muri 2015,
dufite igihembwe kizatangira muri 30, ariko igihembwe cyatangiye muri 15 cyo cyarushagaho kwihutisha ibihe, kuko bavugaga yuko basiganwa n'iminsi kugira ngo bashobore gusohoza ibyo bateganyije. Ibyo bateganyije rero ni ibiki? Ni ibi tureba, birimo indwara, birimo amahano, noneho no kutagira isoni gusigaye kuriho, kuko igitugu kirakoreshwa kandi kizarushaho gukoreshwa mu isi n'amategeko y'agahato, kuvaho no kubeshya bya demokarasi, by'uburenganzira, biragenda bipfa, bisigaye gusa ahantu hamwe, byifashishwa gusa muri politike kugira ngo ibyo bashaka gukora cyangwa ibyo bashaka kuburabuza aba ari byo bifashisha. Ariko hari muri rusange akarengane ni kose n'ubugizi bwa nabi, kandi abantu bagashira bareba kugeza naho n'ibyo kurya bitangwa mu makambi bagenda babigabanya, ubwabo bazi yuko mu kubigabanya ari ukwica abantu, aho kugira ngo bafashe abantu gusubira iwabo no kubashakira umutekano ko bafitiye uburyo, ahubwo abantu bakarushaho guhunga mu byaro mu biwabo, ukagenda bajoboramo bitwa ngo ba nyiramahirwe, bakajya kubatuza hirya no hino ku isi, aho babwira ngo niho heza cyane, abantu bakagenda bibeshya ariko batazi ibizahaba nabo ejo aho bukera. So rero Imana ibaha umugisha, mutekereze neza aya magambo dusangiye, mwirenge ko dore Babyloni igiye, Uwiteka Imana niwe uzacira urubanza bari mu isi. Uwiteka Imana niwe wahanuye ko Babyloni igiye kurangira, niwe waremye isi. Satani yiye kubashuka kandi yiye kubayobya, abatwara mu bintu byinshi bidafite umumaro. Ahubwo twese hamwe turwana intambara yo gukiranuka no kumenya Imana nyamana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Ndiringiye ntashidikanya ko Imana yaturemye kandi namwe Imana yabaremye iza kubafasha mugasobanukirwa iby'aya magambo mbwiye. Ndagira ngo rero mugarukire aha ngaha, Imana ibagire neza ibaha umugisha, tuzakomereza aha ngaha ubutaha. Kadusenge. Imana ishobora byose, uhimbazwe ku bw'ubuntu bwawe, uri Imana y'imbabazi, uri Imana ikora ibikomeye, ikora ibitangaza. Aya magambo niringiye ko abazagera abantu bazayumva azabagirira neza. Bara natwe rero uduhe umugisha, udutsindishirize mu bikomeye byose biri ubu, kandi utuyobore mu kuri kwawe kose. Duhe imbaraga, duhe ubushobozi, duhe uburyo bwo guhishurirwa ubwiru bujyanye n'ubushake bwawe. Tugire neza rero mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bakundwa, ikindi nababwira, tubabarire gucumura kwacu ko turi abantu, sibanganya ibimenyetso by'ibyaha byacu, kugira ngo umwami wanjye tugukorere, kuko ubwacu turi imishimu ihubujwe mu muriro, nk'uko umugaragu wawe kandi umutambyi Yosuwa yari ari, ubwo wamurengeraga imbere y'umwanzi. Natwe niko tumeze amaso yawe, dukize, uturokore mu bikomeye, ibigoye, n'ibiteye ubwoba. Muri iki gikomeye rero cy'abantu gusubira inyuma no kugira ubwoba no kunamuka, uduhe intege, uduhe gukomera, cyaba icyiza cyaba ikibi, ikintu na kimwe kihungabanya imiterere n'imitekerereze yacu n'imyumvire yacu, ariko cyane cyane kwizera kwacu. Baranatwe muri byose, kandi bari n'abateze amatwi n'abakurikira areba ikiganiro, tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndabashoboje rero bavandimwe bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, n'abari mu karere, n'abari hirya no hino ku isi, ntibagiwe n'abandi bose bavuga ururimi cyangwa indimi zishamikiye ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, nk'Abarundi, Abanyamurenge, Abanyabwisha, Abafumbira, Abahororo, Abahangaza n'Abaha. Nkaba mbifuriza kugira ngo ubutumwa buzageraho wese buzagufashe. Amazina y'uko bisanzwe ni Pasiteri Peter Musisi, uri kumwe uri ku buhanga bw'ibyuma n'umuvandimwe Chris Iranzi. Rero mbifurije kugira ngo ukurikire neza. Uyu munsi turaganira ku kintu cyacu, turaganira ku byerekeye igice cya 4. Uyu munsi turaganira ku isi gushije ishyano, igice cya 3. Ni igice cya 3 turimo turashaka kumenya isi igushije ishyano. Aya magambo twavuze aho tuyakura, yuko tuyakura mu Byahishuwe 12:12. Hari amagambo nifuza yuko twaganira, cyangwa nifuza yuko nabibutsa so kuyaganiraho. Ni amagambo ushaka kugira ngo wenda tuyasuzume tuyibukiranye,
amagambo aravuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abari bamo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabimanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Amen. Amagambo dusanga muri Daniyeli igice cy'8 umurongo wa 19. Hari amagambo avuga ngo, arambwira ati umva, ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya wo kumperuka, kuko ari igihe cy'imperuka byategetswe. Bakorwa turi mu gihe kigoranye, ni igihe cya Satani, kuko afite umujinya mwinshi. Ni n'igihe kandi cy'Imana mu burakari bwayo, kubwo abantu kutumvira no guhindukira, ahubwo abantu bagakora imipango ikomeye yo kurwanya Imana muri za filozofi, muri tekinoloji, science and science fiction, no mu bindi bikorwa byose bijyanye n'ubukorikori cyangwa n'ubukorikori, hagamijwe kugira ngo iby'Imana biburiremo, kandi iby'Imana nibyo bugingo bwacu. Reka rero turebe amagambo ushaka ko twitegereza. Aka pamphlet mureba karagaragaza umugambi wa Antikristo mu kanya tugiye kumva, kugira ngo ye kuboneka namba. Kristo ye kuboneka, Antikristo arashaka ko Kristo ye kuboneka namba. Hanyuma rero nubwo bimeze bityo, Imana yo mu ijuru iracyari ku ntebe yayo imbabazi, iracyakora, iracyatuma bayo kugira ngo bayikorere. Turimo rero turareba, tugiye uyu munsi kwiga ku kimenyetso, kimwe mu bintu bitumye abantu benshi basubira inyuma. Niba ngombwa wenda hisha tuzagikomerezaho, ariko nagira ngo uyu munsi twige ku byerekeye ikimenyetso n'igishushanyo cy'inyamaswa. Tumaze iminsi twiga twize ikiyoka, twize no twasangiye n'inkuru zijyanye n'inyamaswa iyo ariyo, ariko hari ibintu bibiri abantu benshi bibaza kandi bajya bambaza, nshaka kugira ngo dusangire uyu munsi. Cyane cyane turibanda ku byerekeye igishushanyo cy'inyamaswa n'ikimenyetso cyayo. Reka noneho twibukiranye gatoya kugira ngo turebe mbere na mbere ikiyoka, turaza no kureba igishushanyo. Tugiye kureba ikiyoka, ariko turaza no kureba inyamaswa, twongere tuyibutse mbere yuko tujya ku gishushanyo ndetse n'ikimenyetso. Igice cya kabiri, hari amagambo mu byahishuwe, hari amagambo ushaka kugira ngo turebe 12:3 ugera ku murongo wa 4. Hari amagambo agira ati, mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Iki ni ikimenyetso gikomeye, aricyo kiyoka ko twabivuze. Ikiyoka ni Satani. Murongo wa 4 uravuze ngo, umurizo wacyo kurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru gijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'umugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara agere ko kirye umwana we cy'umutsotsoro. Iki kiyoka rero ngo tugiye kubibona, Bibiliya igisobanuraho neza, ikavuga ko icyo kiyoka ari Satani ubwe, nk'uko tubibona mu byahishuwe 12:7 kugera ku murongo wa 12. Hari amagambo agira ati, mu ijuru habaye intambara, Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi
bose. Nuko kijugunywa mu isi n'abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Bakundwa, rero turimo turareba icyo nifuza ngo tumenye kandi dusobanukirwe, nuko ikiyoka tumaze kucyumva, tumaze kubona ko ari Satani. Hanyuma rero ikiyoka cyaje gushyiraho ubutware ku isi, kibufasha ubutware buyoborwa n'abantu bambaye umubiri, abantu bemeye kugurisha ubugingo bwabo, abantu bitangiye kugikorera. Abo bantu bategetse isi kumara imyaka 2000. Mu gihe cyabo rero babambye Yesu, nabwo baracyakomeza kurwanya kuri, ndetse ubu bari urwego bariho n'urwanya Kristo, uko twabivuze. Abo bantu bitwa ubutware bwa Roma, nibo butegeka isi, nibo burwanya Kristo mu buryo bw'amayeri, kandi bukagerageza kwihishira, ariko tukabumenya. Hanyuma rero uwo mugaragu w'ikiyoka we yitwa inyamaswa. Hanyuma iyi nyamaswa rero yagaragaye igihe cya Yohana igice cya 3, aratubwira ngo njye hagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Mwumve murebe yuko kino kintu ari gitangaza. Umwana asa na se. Inyamaswa tuvuze ko ari ubutegetsi bw'abantu, ariko bukora Satani butegeka isi, kandi burimo gutegura gahunda yo kuza kwa Antikristo. Igitangaje, ibyarangaga Satani nibyo binabaranga, imitwe 7 n'amahembe 10. Hanyuma rero umurongo tuyo tukomeje dusanga amagambo avuga ngo ku mahembe yayo y'iyo nyamaswa hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na yaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nguko kugushyana k'umuntu ngaho aho ikibazo gitereye. Ahangaha ibitwara byiza, ariko tugira kubisobanura kugira ngo turusheho kumenya. Noneho rero iyi nyamaswa nk'uko tumaze kubibona, ni ubutware ariko bukorera Satani, bufite ishusho ye. Bibiliya itwereka ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ahabwa umugisha kandi ahabwa n'ubutware bwo kuyobora ibyo Imana byose yaremye. Ariko hanyuma umuntu aragwa, afata kamere ya Satani, agira ishusho ya Satani ubwe. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abayuda akababwira ati, mwebwe muri abaso Satani. Niyo mpamvu Yohana Batista yabwiye abafarisayo bari bamusanze n'abayuda muri rusange, aravuga ati, mwabana b'incira. Kuba barabincira ni ukugira character, ni ukugira imiterere n'imigendere n'imyumvire ya Satani. Nta kindi, suko incira yari ababyaye mu buryo bwo kuba yuko bavuye mu rukiri rwayo, ariko mu buryo bwo kubyumvire n'imiterere na kamere bari baramaze gufata kamere y'urupfu. Ikamere Satani afite yamukuye mu ijuru, agenda yandurisha abantu bari mwisi bose. Tugiye kureba rero, turebe iyi nyamaswa kugira ngo tugere ku kimenyetso n'igishushanyo cyayo. Tugiye kureba rero iyi nyamaswa, nubwo wenda hariho abahanuzi bandi n'abandi basobanura ubuhanuzi mu buryo bunyuranye. Reka turebe ukuri kwa Bibiliya n'ukuri kwihishurwa twagize, butwigisha ukuri neza kw'ibi bintu. Iyi nyamaswa, mbere ko tugera ku murongo wa 11 ngo tubone inyamaswa yavuye mu gitaka, reka turebe umurongo wa 3. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwayishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya?
ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye litanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa kw'isi. Nuko rero ufite ugutwi niyumve, nihagira ujyana abandi ho iminyago, nawe ubwe azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Kandi hano hariho kwihangana kw'abera kuri no kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwawe. Haleluya. Bakundwa, tugiye guca mu ncamake dusobanure muri ubuhanuzi. Ubuhanuzi umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 10 turahasanga icyiciro cya mbere cy'ubwami bwa Roma bwategetse isi uhereye mu mwaka w'168. Ahangaha rero ubwami bwa Roma bwategetse isi ariko butangira kugera bwageze i Buyuda imyaka 63 nyuma ya Kristo. Hanyuma Abaroma bari bamaze imyaka irenga 100 bategeka, ariko muri kiriya gihugu bakirije mu gihugu cy'ubwiza mu mwaka 63 mbere ya Kristo. Iyo tuvuze umwaka w'168 tuba dushaka kuvuga umwaka ubwami bwa Roma bwatangiyemo, kandi tugashimangira yuko ari imbere ya Kristo. Ubwami rero bwarategetse. Daniel yabuhanuye mu ishusho yabwerekanye, cyangwa Nebukadinezari yarotaga yabonye abwerekwa. Bwari bufite ishusho y'amaguru abiri y'ibyuma. Ni muri urwego rero nibwira ko twiriye gutekereza neza ayo maguru y'ibyuma yabayeho kugeza ku gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri by'isi yose. Muri kiriya gihe ubwami bwa Roma bwakomerekejwe mu buryo bukomeye n'izo ntambara zombi. Izo intambara ya mbere yashigisha ubwami bw'uburasirazuba ariko kuguru kw'ibumoso, hanyuma intambara ya kabiri ishigisha ubwami bw'uburengerazuba ariko kuguru kw'iburyo. Intambara ya mbere yashigisha ubwami bw'Uburusiya n'ubwa Ottoman, ariko byari bihagarariye ubwami bwa Roma bw'uburasirazuba ndetse na kiliziya yabwo y'Abaorthodox, cyangwa iyobokamana ryabo rigizwe na kiliziya y'Abaorthodox. Ubwo burengerazuba bwari buhagarariwe n'Abaroma, cyangwa cyuta Latin world, aribo bategeka isi kugeza icyo gihe. Noneho biba ngombwa ko bakurwaho, ariko gukurwaho byagenze bite? Nuko Budage bwari buhagarariye Roma ntagatifu, ariyo Roma ntagatifu ya Second Reich, cyangwa ubutware bwayo bwa kabiri. Batsinzwe mu ntambara ya kabiri ya mbere y'isi yose. Noneho mu ntambara ya kabiri y'isi yose bashaka kurwana ngo bagarure icyo bita Third Reich, cyangwa ubutware bwa gatatu, baza gutsindwa nabo. Uruguma rero rwishe iyo nyamaswa rurakomera, ariko ntirwayihwanyije, kuko inyamaswa irimo irategura kongera kuzuka, noneho ikazaza ikomeye. Izaza ikomeye mu buhe buryo? Izaza ari inyamaswa ya munani, ariko kandi inyamaswa ya munani
Bibiri ikavuga ngo ni muri ba bandi barindwi, ivuga ngo ni imwe muri ba bandi barindwi, izaza rije kumara igihe gito kugira ngo irimbuke. Icyo gihe gito izamara kigereranywa n'amezi 126, ariyo myaka 3 n'igice izamara ihinduye ibintu byose. Nubwo imyaka ya mbere izaba ari iy'amahoro, ariko imyaka izamara yigaragaje kugira ngo irimbure ibintu byose, ibishyire ku murongo n'imyaka 3 n'igice rivuzwa aha ngaha. Iyo nyamaswa rero izagaruka, yabayeho ikomera kuruma rwayishe. Ubu turi muri periode yo kwitegereza itegurizwa n'inyamaswa yavuye mu gitaka. Iyo nyamaswa yavuye mu gitaka ivugwa nayo ni ubwami bwa Roma bwivuguruye, buvanaho bya bindi bya mbere, ariko no bushyiraho ibishya, ariko biteguriza ubwami bwa Roma n'isho yabwo ya kera no kurushaho. Aha ngaha nagira ngo cyo cyumve kandi mu gihe agaciro tuza kugira no ahari igishushanyo, turaza kureba aho cya gishushanyo cy'inyamaswa ya mbere cyari cyo. Aha rero turabona yuko nyuma y'izi ntambara za mbere, ya mbere n'iya kabiri, hadutse ubwami bukomeye ku isi. Ubwo bwami bukomeye kandi buteye ubwoba nibwo bwami bw'isi nyamaswa yavuye mu gitaka. Kuki yavuye mu gitaka? Yaturutse mu kuzimu, uko abantu bari bashize intambara ziciye abantu bacitse intege, abadayimoni nibwo baza. Abadayimoni baza bagamije kuza no kuba no twari isi, kuko bibashaka bimaze kubigeraho. Gahunda yatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yari yo gushyiraho ubwami bw'abantu badafite umubiri. Cyongereza bakita non-physical entities. Uhereye ubwo ku mugaragaro turigishwa kandi tukayoborwa mu bikorwa byacu bya buri munsi n'abadayimoni, ariko twita mu ndimi z'amahanga ngo ni aliens. Abadayimoni rero baraje cyane cyane mu ntambara ebyiri z'isi, nibo bashyizemo ubwenge no guhishurira abantu uburyo bwo gukora intambara za nuclear weapons, uvuga ngo intambara za nuclear. Hanyuma rero inyamaswa yavuye mu gitaka nungo ko yaje, Bibiliya yavuze ngo nuko mbona n'inyamaswa izamuka iva mu gitaka yavuye mu butaka. Iyo yari ifite amahembe 10, amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka. Aha ngaha no kuvuga inyamaswa yavuye mu gitaka, inyamaswa atangiye gutwara isi yihishe inyuma ya Loni, yaje ivuga amahoro yayo yarashyikiwe n'amatsinda 2. Amatsinda 2 agizwe n'ibihugu byishyize hamwe birwanya Hitler n'abambari be, nk'uko amateka babizi. Noneho abo amatsinda 2 yarimo alliances uko tuzita, nibwo mu communist bwasimbuye bwakuyeho ubwami bw'Uburusiya, no kuvuga ubwami bw'Uburasirazuba. Noneho na NATO cyangwa gahunda ishyirahamwe rishingiye cyangwa rihuriye mu byo bita OTAN cyangwa NATO. Ibyo byombi rero bimwe bafite economic policies cyangwa imikorere y'ubukungu ya gikapitaliste cyangwa y'abantu kugira umutungo ku giti cye. Noneho abandi b'Uburasirazuba bo bari bafite gahunda yo gushyiraho ubwami bo baje ari abakomunisiti. Iyi ni filozofi ngo y'abantu gusangira ibyo bafite. Nubwo byari bimeze bityo, ariko buri muntu yavuga yuko azanye amahoro, ashaka kwishyira ukizana, abantu bakaba amahoro, bakabaho nta kibazo bafite, nta ntambara ziriho zikomeye zo kongera gusenya ibihugu. Ariko izo ntambara ntiziveho, zigakomeza ziriho mu bihugu bimwe na bimwe kugira ngo zisenye kandi zene kurimbuka kwa benshi. Ibyo rero ibyo byakomeje, izo ntambara zirahari kandi zigamije kugira ngo zice abantu ruhongohongo. Ubu twarinjiye mu ntambara yitwa intambara ya gatatu. Intambara ya gatatu iteye ubwoba, niyo cyane cyane nk'uko byahanuwe cyane byateguwe, igomba kuba ishingiye ku madini. Hanyuma rero tuve ku murongo wa 11 tumaze kumva iyo nyamaswa, turebe n'ibikorwa byayo
ngo itegekesha ububasha bwose bw'aya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Vuba ahangaha habayeho gahunda yo kugira ngo ya nyamaswa ya mbere itari iyo tuvuga yari twe tumaze akanya tuvuga, yahawe imbaraga kugira ngo ikore uko ishaka. Ndavuga iyi ngiyi ya kabiri. None ikintu yakoze gikomeye ni uguhata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru abantu kugira ngo nibabona bumirwe. Mu mirongo 14 haravuze ngo iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Bakundwa rero, inyamaswa zakoraga mu bumwe, zose zari zifite gahunda y'umwanzi, nyamara cyari ikintu kimwe nubwo zagaragaje muri twe uburyo butandukanye, ariko ni zimwe. Noneho rero ahangaha turabona yuko iyo nyamaswa yatekesheje ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Inyamaswa ya mbere ifite ububasha ni iyihe? Ni ubwami bwa Roma bwa mbere. Byakoraga ibikomeye, yakoze ibitangaza, ishaka kurimbura abantu, nako yari nabigezeho. Ni nayo yahawe ubutware gutegeka isi no kwitwara uko ishaka. Ariko iyi nyamaswa ya kabiri yavuye mu gitaka, yabaye nkitijwe akanya gato ubutware kugira ngo ushobore gusohoza ibyo yagambiriye. Kandi ibyo yagambiriye ni ibihe? Icya mbere ni ugushyiraho igishushanyo. Igishushanyo cyari gisanzweho mbere, icyo gishushanyo bakakiramya, kandi igishushanyo cyari idini gatolika niyo yari yiganje muri icyo gihe, yicishije benshi, yarimbuje benshi. Ibyo byatumye yamamara, noneho irakomera. Bibiliya iyise igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere. Turavuga ubutware bwa Roma bwategetse kugera mu 1945, hakaza intambara ikomeye yari ifite ibigamije kugira ngo abantu batuye isi bose no mu bumbe byigarurwe munsi ubutware bumwe, ari byo twita Loni. Ubu ngubu egambiriye kugira ngo ikore ishyano. Gukora ishyano tuvuga ni ukuhe? Ni ukuzana antikristo ku isi. Mu 15 bavuze ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Bakundwa, iki ni igishushanyo kigiye gushyirwaho kizica abatakiramya bose. Abatakiramya bose gushira ishyano kuko kizasanira igishushanyo kigiye gutegekwa n'iyi nyamaswa, igihaye imbaraga, no igishushanyo cyayo kihaye guhumeka kandi uyu ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Mutese bigiye kugenda bite? Igishushanyo kigiye gukomera. Amadini aya ngaya nkuko tuyabona agiye gukurwaho kuko ari maraya. Icyaro kirimo kirarangira. Mu kigo cyayo hazashyirwaho iyi gahunda y'imyizerere ishingiye ku medita, n'ibyo bita yoga, kandi ishingiye ku mikorere ya gikorikoni y'Abanyafurika ndetse n'abantu bari muri za Caribbean. Abandi byose bisigaye bazagenda babyongeramo gusa, nk'uko n'ubundi ubukristo n'ibyaretswe byera bya mbere barabimanipuletinze babijyamo. Noneho igishushanyo bagenda igishushanyo gisengwa, igishushanyo gisengwa cy'icyo gihe cyicishije benshi. Muribuka amateka, muribuka igihe cya Luteri, uburyo benshi ba Protestant b'icyo gihe bishwe, abandi bakagirirwa nabi na Luteri ubwo agahigwa akabaho ngaho yihishe. Hanyuma rero y'ibyo
reka turebe ikindi kintu gikomeye. Murongo wa 16 uravuze ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa uruhanga. Aha rero dusobanure ko hano haje ikibazo gikomeye cyane. Nta kintu na kimwe Imana izashyira cyangwa umuntu wari wese azashyirwa ku mubiri kikamuzanira urupfu cyangwa kikamuzanira kujya muri Gehinomu. Oya, ibyo ntabwo byaba ari byo, ahubwo biri mu mitima yacu biturukamo ibyo bizazana kurimbuka k'umuntu. Kuko nibyo bibamo ishyari mu nda y'umuntu, nimuhaba ishyari nimuhaba n'ubundi buryo bwose bwo guhemuka no gukora ibibi by'ingeri zose. Aha rero icyo bashaka gukora ikimenyetso cyo bagiye kukizana bitera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo. Amahanga rero yose abantu bazabonekamo, kandi aba bantu ntabwo bazafite ikimenyetso kirimo kiri imbere muri bo. Twabonye yuko gahera mu mwaka w'776 nibwo hatangiye gahunda yo kwihutisha gushyiraho ubwami bwa Kristo. Muri iki kinyejana cya 18 abadayimoni bakoze ibintu by'ubuvumbuzi bikomeye n'ubuhanga, ari nayo mpamvu habayeho ibintu bikomeye bijyanye no gukora inganda ku buryo bwihutirwa, icyaje kwitwa the industrial revolution. No kuvuga ivugururamatwara ry'imikorere y'akazi yavuye gukoresha imbaraga za kimuntu, noneho mu cyimbo cy'umuntu haza machines, icyo twita the paradigm shift. The paradigm shift y'ikinyejana cya 20. Aha rero iyi gahunda yarajira mu kinyejana cya 20, cyane cyane hagati yacyo mu myaka za 50, noneho ivaho isimburwa niyo twita the digital age. Rero digital age niyo paradigm shift yacu dufite tuganisha gusozera ibintu byose. Kagame n'ibyo rero ubu turi maza birakomeye. Uhereye icyo gihe hatangiye periode y'abantu gukira, kubona amafaranga, gutera imbere mu byo kwiga, cyane cyane mu kinyejana cya 19 abantu batera imbere no kwihutisha gahunda. Ubwenge buragwira, ibihugu byinshi muri Afurika nibwo byakoronizwaga. Noneho iyo gahunda yarajira mu kinyejana cya 20, muri iki kinyejana nibwo mu hagati yacyo nibwo habaye ziriya ntambara Satani yateje, ashyiraho umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye ni uyobora isi, niwe uvuga uyobora ibihugu byose biri munsi yawo, kandi niwe uteguriza kuza kwa Kristo. Rero bikaba ari akaga kandi bikaba ari amage akomeye cyane ateye umuntu. 16 ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa uruhanga. Aha rero nagira ngo twumvikane tujyane. Inyamaswa ituma cya gishushanyo kiba kizima kugira ngo cyicishe abatakiramya. Ubwo rero ukamana ari muri tegurwa muri gahunda yatangiye mu cyamagana 968 mu cyamagana 978 mbabare gatoya. Ni gahunda yatangiye mu cyamagana 986. Muri uyu mwaka hatangiye gahunda yaje kwitwa the interface dialogue. Bivuze ngo
ni uguhurira hamwe kw'amadini yose y'ingeri zose, ayemera Imana n'atayemera, n'ayemera imyuka mibi iyo ari yo yose. Yagombaga icyo gihe yarateranye kugira ngo yige uburyo yakorana mu mahoro. Icyo rero cyari ishyano. Niyo mpamvu rero mu mwaka w'ibihumbi 2000 uko ibintu byari bimaze kugaragara iyo bijya, bashyizeho icyo bita United Religions Initiative, ukuvuga gahunda yo guteguriza kuza kw'idini rimwe ku isi. Ubwo aho tugeze, gahunda irihutishwa gushyiraho iryo dini, kandi ishobora kubanzirizwa no kuza kw'abo twita the spiritual hierarchy. Abo nibo baza kuza gutegura. Abo ni abaki? Ni abadayimoni cyangwa imyuka mibi izaza, kuko izaza barateganya ko ishobora kuzagira inama yo kuza kwabo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Aba rero bakwiriye kuza bagasanga abantu bariteguye guhita bakira igishushanyo gisengwa ariryo dini rimwe rigiye gushyirwaho. Iryo dini abantu bose bakaryinjiramo. Iryo dini rizaba rikora mu buryo bwa gihindu, bwa kibuda, bwa gikirisitu, kandi none bwa kisilamu, kandi cyuzuye n'ibindi bikorwa byose byo kuramya ibigirwamana by'uburyo bwose byo ku isi yose. Niyo mpamvu rero hariho gahunda ikomeye yabo bantu kugira ngo baze batandukanye umuntu mu buryo bwo kumenya Imana. None bashyiraho icyo gishushanyo, ni agahato k'abantu bose kuramiriza Imana muri icyo gishushanyo. Niyo mpamvu wowe uyu munsi ugomba gukira, ukarokoka mu buryo ugiye kuza, kugira ngo uzarokore ubugingo bwawe. Ubanze uhure na Kristo neza, azagukomeze. Ndagusabira kugira ngo uhagarare neza icyo gihe cyose ugitsinde. Hanyuma y'ibyo rero, umurongo wa 18, umurongo wa 17 uravuze ngo kugira ngo ibyo bizakorwa kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa wari w'izina ryayo. Ni ukuvuga ngo nkuko nari bivuze, gutangira mu kinyejana cya 18 hatangiye gahunda yitwa liberalism, hatangiye na gahunda yindi yitwa rationalism. Iyo gahunda ya rationalism ni ituma bari ku isi bose batangira ibintu byose kubikora hisunzwe ubwenge bwabo. Abantu batagitekereza ku Mana nkayo mugaba n'umugabura w'ibiboneye byayo kugira ngo bitunge umuntu. Ahubwo abantu batangiye kwibwira bakoresheje filozofi zitwa humanism z'abanyaburayi, ndetse na filozofi zitwa mysticism z'abantu muri Aziya. Ubwo bukorikori barabifashishije, noneho bibwira yuko bakomeye. Uhereye ubwo bigisha n'ibindi tubona, bigisha ibi tureba, ibintu bya feminism, ibintu bya gender equality, ibintu byo kuvanaho ubutegetsi bushingiye kuri za repubulika, kuvanaho ingoma zishingiye mu mbabarire zishingiye ku mitwarire ya cyami, bano bapromotinga cyangwa bashyira imbere ibyo bita republicanism. Ni muri urwego rero isi ifite akaga, kuko ahangaha naho hari ikibazo gikomeye cyane. Bibiliya iravuze ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyayo, izina rya nyamaswa n'umubare w'izina ryayo. Kuko umuntu ntashobora kugura cyangwa kugurisha adafite icyambere izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Kuvuga ngo tumaze kubona ibijyanye, noneho ubwo tumaze kubona ikimenyetso,
igishushanyo twamaze kukibona ni idini rishya rigiye kujyaho rizicisha abatazaryinjiramo, kuko ari madini yose agiye gukurwaho, kuko amadini yabarwa nk'amaraya mu buhanuzi, ariko kandi Bibiliya ikayafata nk'aho ari igituma abantu ku isi babanebwe ntibagire icyo bakora mu rwego rw'iterambere n'ibindi byose bikenewe. Ariko cyane cyane barihora yuko muri ry'imbere iyobokamana nubwo rigizwe n'abadayimoni barihinduye maraya, ariko rikora uko rishoboye kugira ngo rigaragaze yuko ari irya Kristo. Rwo rituma n'ubutumwa bwiza bwa Kristo bubwirizwa ku mugaragaro, nubwo muri ayo madini ho riba Kristo abatariyo, ariko ubutumwa burabwirizwa ku mugaragaro. Rero bikaba ari byiza. Hari igihe kiri imbere ibi bitazashoboka. Ijambo ry'Imana yavuze ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse ufite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ahangaha hari icyo dushaka kuvuga kandi gikomeye, nuko mu kinyejana cya 18 hadutse gahunda nk'uko René yabivuze y'abantu gutangira kuba rationalistic, ukuvuga ngo kuyoborwa na kamere n'ubwenge bwa kamere, ubwenge bwa muntu mu bintu byose, harimo n'iyobokamana. Iyobokamana ryatangiye gushyirwa kuri gahunda, ari nayo cyatumye abantu benshi bizwamo imyizerere yo kwishyira ukizana, bita liberalism. Noneho n'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'umuntu buhinduka republicanism, n'ubutware bw'imiryango bukurwaho, ibyo twita patriarchalism, ibyo byose bikurwaho. Noneho hazamo no gusenyuka k'umuryango hisunzwe cyangwa hifashishijwe icyago cyitwa uburinganire. Ibyo bigera no mu bana, abantu bose ubu bakaba bakura nta muco kubera izo mpamvu. Ibi rero niyo byatumye haza iki cyago cyo bise ikimenyetso. Abakira izo nyigisho n'ayo mahame mu bitekerezo byabo bakaga gukurikira ubuyobozi bw'Imana n'imyitwarire yabo, bamaze gushyiraho ikimenyetso. Icyo kimenyetso se ni ikihe? Ni ikimenyetso kigaragaza kwigomeka ku Mana. Kuko abantu n'ubu naho bari mu rusengero cyangwa mu iyobokamana rigizwe n'amadini anyuranye, ibyo ngibyo ni ukwaba gusa kugira ngo bahagaragare, ariko imitima yabo yamaze gutwarwa n'ibi ngibi, kandi usanga banabiburanira. Ingero ni nyinshi, ariko turebye nk'ingero tujye nk'ikibazo cy'uburinganire cyazana ikibazo gikomeye cyane ukivuzeho cyangwa ukacyamaganya, kandi abakurwanya ni babandi n'ubundi bitwa bene so, ariko bagashaka n'impamvu zose icyo kintu bagishyira imbere. Ari nayo mpamvu ikiyobokamana rimaze kwangirika, sigaye riyoborwa cyangwa rigakoreshwa binyuranye n'uko Bibiliya ihamya itorero rya Kristo rikwiriye kumera. Mu wa 18 akavuga hano ubwenge buri, ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa uko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Bakundwa, hano ubwenge buri, vuba ntabwo ari ibintu by'umuntu apfa kureba, ntabwo ari ibintu ushobora gufatwa redini runaka, ahubwo ni ihishuriro ry'umuntu akwiriye kugira akamenya ibi bintu. Ngo ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa uko ari umubare w'umuntu. Reka rero dusenge. Mbere na mbere ndabaza kubashimira abashaka kugira bavuga kuri ikiganiro. Telefone yanjye igendanwa ni 07 88 50 60 Abadiaspora mwashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 788 50 60 mukaba mwavugisha mugize amatsiko yo gushaka icyo muvuga, cyangwa nanone mukaba mwanyandikira kuri za comments mirongo mugisha cyo tuvuga ku kiri kiganiro, icyo mutumvise dushobora kukiganiraho. Murakoze rero, Imana bamugisha kandi bakirire neza. Kadusenge. Imana shimwa, Imana nyiringabo kandi nyir'imbabazi nyir'impuhwe, tugirire neza ikiganiro kizashobora kubaka abacyumva kandi kibakomereze urukundo rwawe no mu gukomera kwawe n'umugore wawe wa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.